kandi ndaja mu cyerekezo cy'ijambo ry'Imana umuyobozi wa gahunda yasomye cyo mu maganya ya Yeremiya. Nicyo cyerekezo Imana iguha umugisha mu by'ukuri. Ririya jambo usomye ryahamanije neza n'ibyo Mwuka Wera yampatiye kuvuga uyu munsi. Amen. Reka nsome hano mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4. Nayo niyo magambo dusoma, ahandi turagenda naho tuhavuga. Turaza kwiga gatoya muri iyi minsi 2 igitabo cya Habakuki. Ni igitabo kitari kinini cyane. Umusomyi mwiza uwo ari we wese asomye yitonze kandi anatekereza n'ibyo asoma ashobora kugisoma iminota 19 n'amasegonda hafi 22. Usoma kandi unatekereza ku byo wasomye. Reka dusome igice cya 2 gusa n'umurongo wa 1. Twumva uko ijambo ry'Imana ritubwira. Nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndebe aho ari, numve icyo ambwira, nuko nzasubiza kubw'icyo namuganye. Nuko nzasubiza kubw'icyo namuganye. Umurongo wa 2. Maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanwe ubigaragaze ku mbaho, kugira ngo ubisoma abyihutire, kuko ibyerekanwe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho, kandi ntibizabeshya naho uzatinda ubitegereza, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Dore umutima we wishize hejuru umutunganyemo, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Amen. Amen. Ndongera nsome kandi mu Baheburayo. Abaheburayo igice cya 10 murongo wa 36. Kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwa ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Amen. Amen. Ndabakiriye muri iri jambo ry'iki gitondo, ndetse na bene data bose bari mu Burayi barimo nkurikira nijoro kuri televiziyo bavuga uburyo nagize ubushyuhe budasanzwe, bavuga cyane mu Bwongereza ko habaye ubushyuhe buri kuri degere ya 40 degere Celsius ya 40. Numva mu by'ukuri bikomeye cyane. Ntabwo nize fizike neza, ntabwo narenze ibintu by'imibare, ariko iyo degere ya Celsius ya 40 iri hejuru kandi wumvaga bikomeye. Ndashimira Imana rero ko ikomeje kuturinda. Hanyuma ndashaka ko tuganira iri jambo rigarutse 2 muri ibi bice 2 dusomye, rivuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Amen. Kubeshwaho no kwizera niyo magambo tugiye kuganira, niyo jambo Imana yashize mu mutima wanjye. Muzanihanganira njyewe iyo nzanyine kugira ijambo tuganira mbaza kurisubiza mucyo muri teologiya tuza twita ngo ni cities in Leben. Cities in Leben ni ijambo ry'ikilatini, ariko bivuga ngo no gusubira mu mateka y'imyandikire y'iryo jambo, cyangwa se ni kureba impamvu y'imyandikire y'iryo jambo mbere y'uko urishanisha n'igihe
janisha kandi n'abaryumva ari kubanza kuritereka mu mwanya waryo igihe ryandikiwe. Iri jambo dusomye umuhanuzi Habakuki ni umwe mu bahanuzi bato. Bariya abahanuzi bato bitwa bato kubera ko bahanuye bike, abandi bitwa bakuru bitewe n'uko bahanuye byinshi. Ubuto n'ubukuru ntabwo ari imyaka, ahubwo ni ingano y'ubuhanuzi bwabo. Akaba ari mu itsinda ry'abahanuzi 12 bato bari hano muri Bibiliya, kandi Habakuki akaba yarahanuye igihe kimwe na Yeremiya, nk'uko umusomyi wacu umuyobozi wa gahunda yagiye agaruka ku ijambo rya Yeremiya. Ni abahanuzi bo mu gihe kimwe, kandi ni abahanuzi bo mu majyepfo. Iyo tuvuga amajyepfo ni umuryango wa Yuda n'uwa Benyamini. Twavuga amajyaruguru tukavuga imiryango yindi 10 isigaye, kuko imiryango yari 12. Kandi amajyepfo ni igihe cya 580. Nicyo gihe mbere ya Yesu Kristo, kuko nicyo gihe amajyepfo yari ahari arimo akora, yari yarasigaye yonyine. Uhereye muri 612 ukamanuka ukageza muri 587. Nicyo gihe ubwami bw'amajyepfo bwari buhari. Ubwo ni Yuda na Benyamini. Habakuki rero nicyo gihe yahanuye, ni nacyo gihe Yeremiya yahanuye. Kandi Habakuki ni igitabo gifite ibice bitatu. Muri ibyo bice bitatu harimo Habakuki arimo atakira Imana ku by'ibyaha by'ubwoko bwa Isiraheli. Hanyuma akongera kandi agategereza icyo Imana ibivugaho. Habakuki akongera kandi akajya gufata igihe cyo gusenga. Nyuma yo gusenga agategereza Imana ko izabeshaho abayizeye, kandi abakiranirwa nabo bakazarimbuka. Iyo tuvuga kandi Abisiraheli batandukanye n'Abayuda, batandukanye n'Abaheburayo. Abaheburayo ni ukuva kuri sekuru wa Aburahamu witwa Heberi. Heberi ni se wa Tera. Tera nawe akaba se wa Aburahamu. Aburahamu nawe akaba se wa Isaka na Yakobo. Abo mvuze bose kuri Yakobo na Isaka, Esawu na Aburahamu na Tera bo kwa Heberi, abo ngabo ni Abaheburayo, kuko Heberi ni ryo jambo rikomoka mu Gifaransa Hebre. Hebre abo ni Abaheburayo. Abaheburayo. Hanyuma Abisiraheli nabo ni abakomoka kuri Yakobo gusa. Abakomoka kuri Yakobo, mu yandi magambo nka Isaka. Isaka ntabwo ari Umwisiraheli. Isaka si Umwisiraheli. Umwisiraheli bihera ku nzu ya Yakobo nyine mwene Isaka. Iriya miryango 12 ni Abisiraheli bose, kuko ni bene Isiraheli. Igihe Yakobo yahinduriwe izina yitwa ari Berisheba, yitwa Isiraheli, kuko izina mwagumye mugenda mubigarukaho yaba kikiswe Yakobo, ahubwo ngo yitwa Isiraheli kubera ko yari yiseguye urutare. Izina naryo niripfa guhinduka gusa, izina rihinduka ari uko wagize umugisha we kwisegura Kristo, ibuye rizima ryanzwe n'abantu ku Mana ryaratoranijwe urwo rutare. Ibi nikavuga ngo yiseguye ibuye, abona abamarayika bamanuka abandi bazamuka. Hanyuma ijwi riramubwira ngo ntukicitswe Yakobo, wiswe Isiraheli. Mbese hari intambwe igomba guterwa kugira ngo n'izina naryo rihinduke. Abo ni Abisiraheli rero.
abisirayeli ni abakomoka kuri yakobo, naho abayuda ni imiryango ibiri yasigaye iyo tugiye kuganiraho, ni yuda nyine na benyamini, bo basigaye mu majyepfo igihe cya salomo. Igihe salomo atumviye inama z'abasaza akumvira inama z'abato, ayoboresha igitugu, ngo ayoboreshe igitugu imiryango, hima abandi bami imiryango, abo bacikamwo, bamwe bajya mu majyaruguru abandi basigara mu majyepfo. Bagiye mu majyaruguru barivanga cyane, abasigaye mu majyepfo basigara gatoya, nabo bari mu nzu y'Imana, ariko igihe gitoya bakora ibyangwa n'Uwiteka, aribyo tugiye kuganira. Imana irabakubita ibajyana Babyloni. Ba bandi bagiye mu majyaruguru nabo Imana ibakubitirayo mu bunyage, barongera baza kwisanga bari muri shuri y'abakarudaya Asiri. Iriya Asiri nayo, Asiri irabakubita, bakubitanwa na Asiri, bose baza kwisanga bari Babyloni. Iyo tuvuga Babyloni ni hariya muri Iraq, noneho babayo imyaka 70. Ariko mbere yuko bagenda, Abakuki nicyo gihe yahanuye ubuhanuzi. Amen. Abakuki ni umuhanuzi wo mu majyepfo, kandi ni umuhanuzi wasigaye wenyine mu gihe cyiwe, ndetse na Yeremiya, ubwo abisirayeli bakoze ibyaha bigera ku 8 bikomeye, biramubabaza, bibabaza Abakuki, hanyuma ajya kubiregera Imana. Bwari ubwoko bw'amasezerano, ubwoko Imana yavuzeho, uwo ni Yuda na Benyamini. Hanyuma baza kwitwara nabi muri ya myitwarire yabo mibi. Abakuki ababazwa n'iyo myitwarire, bituma atakira Imana. Imana nayo iza kumusubiza. Ni amagambo tuzakomeza tuganira ku munsi w'ejo. Amen. Icyo gihe ntaragera ku byaha bakoze, tuza kuvuga icya mbere cyari cyo gukiranirwa, icya kabiri cyari cyahatse urugomo, muragisanga nyine mu buhanuzi bwa Abakuki. Icya gatatu basubiranyemo, habamo intonganya, imirara yabo iratongana, amoko yabo aratongana, hanyuma abato n'abakuru baratongana, abakomeye n'aboroheje baratongana, abanyetorero babo baratongana ubwabo, abanyapolitike n'abo bayobora habamo ibice. Nabo ubwabo abanyapolitike bahuriye ku mwuga wa politike bagira indimi ebyiri, habaho imivurungano, habaho intonganya n'imivurungano mu bwoko. Turaza kubigarukaho, kandi turagenda tubishanisha nanone n'ibihe binyuranye natwe hano muri Afurika, n'aho dutuye n'uko tuziranye hano ibyo bagiye tunyuramo. Bibiliya iravuga kandi ngo amategeko aracogora, ntiyabaho ubutabera burarangira, abantu barenganya abandi, abibyi baraduka mu bwoko, abibyi baraduka mu mirara, abibyi baraduka mu mazu yabo, hanyuma aho imanza zitabera ziraba, abantu barenganya abandi. Bibiliya ikavuga ngo ndetse ngo n'inkozi z'ibibi nazo ngo ziba nyinshi mu mirara no mu moko. Abakuki, Bibiliya iravuga ngo arataka cyane, bitewe n'ibyo byaha byose byabaye. Nebukadinezari aza kuza, niyo magambo badusomeye, araza ariya mu gitabo cya Yeremiya, muzabisanga kuri 52. Nebukadinezari araza mbere yuko agira icyo atwara abo bantu bakoze ibyo byaha bimeze gutyo, ngo yinjira mu nzu y'Imana, yinjira mu rusengero, abanza kudestabiliza iby'itorero. aba ari byo ajyamo, kuko yari azi imbaraga z'Abisirayeli zose zari mu rusengero. Ubwiza bwabo n'icyubahiro cyabo n'igikundiro cyabo n'ibanga ry'imibereho yabo, Abisirayeli byabaga biri mu ihema, byabaga biri mu rusengero. Iyo mvuga gutya
ndagira ngo nongere kandi mbite mbasubiza no muri 50 no ku misozi iriya ruguru uko byari bimeze muzi imbaraga z'ubwoko n'ubwiza bw'ubwoko n'ibanga ry'ubwoko byabaga biri mu rusengero muzehe turimo uranga warabizi waturirimbiye. Amen. Niko bari bameze niko Isiraheli nawe yari imeze. Nebukadinezari areba ikintu cyasenya cyabakuraho kikabasenya burundu. Umuzi mubi abanza kubiba mu rusengero. Bibiliya iravuga ngo yinjira mu rusengero ngo asanga ibibindi byabaga mu rusengero byabaga ku gicaniro cy'ibitambo. Ubwo subiye mu ihema bya bibindi Nebukadinezari arabifata arabimenagura byose. Ibyo bindi byari bishinzwe gushyirwamo ivu. Iyo abatambyi batambaga ibitambo ivu rikajya ku bitambo bakuragaho ivu bakaricisha ahantu rigomba kunyura. Bari barabujwe kuritumura ngo rigende hanze ahubwo bakaribika mu bibindi. Nebukadinezari aravuga bati reka ibi bibindi bimenagure mbikureho bisanzwe bibikira aba batambyi ivu. Ivu niki n'ibyaha abantu baturaga bagatamba ibitambo hanyuma uwo babyaturiye akabifata mu mutima nk'ibanga. None Nebukadinezari aravuga bati reka nkure iri banga menagure bino bibindi nibazaza batura ibyo bavuze byose bije ku karubanda basubiranemo noneho abantu batura mu bijombo byose bimenyekane. Ibyo umuntu avuze byose yaturiye mugenzi we agahita ajya kubyamamaza hirya no hino. Uriya watuye ntiyongere kandi kugaruka kwirega cyangwa se kwatura kubera ko ibyo yatuye yaje kubisanga biri mu muhanda. bituma Abisiraheli Nebukadinezari atera uwo muzi mubi awutera mu Bisiraheli. Ibibindi arabijyana arabimenagura. Noneho ntibaba bakicatura baba ari ubwoko bwuzuwemo n'ibyaha batihana neza batirega neza kandi Satani ababaye hagati muri bo arabasenya kubera ko yari afite icyo yishingikirije. Mu gitabo cya Yeremiya 52 murasanga ibintu hafi 13 yajyanye. Nebukadinezari arongera ngo araza afata amapengeri cyangwa se ibikwasi byabaga bifatanije amarido yo mu rusengero. Nebukadinezari ntiyatwara amarido ahubwo atwara amapengeri. Ariya marido bwari ubumwe bw'abana b'Imana n'ubwiza bwabo. Hanyuma Nebukadinezari amapengeri yahuzaga ubwo bwiza n'ubwo bumwe bw'abana b'Imana akuramo amapengeri arayatwara. Abantu baravuga bati ntacyo atwaye. Utwaye amapengeri hari icyo atwaye ariko nyamara yari atwaye ikintu kinini. Yari avanye ubumwe hagati y'abana b'Imana. Ndashaka kuvuga uburyo icyatumye Isiraheli isenyuka. Noneho hanyuma Habakuki akaza kuvuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Nuko indi mibereho yindi yose yari yarangiye. Hanyuma Nebukadinezari atwara amapengeri. Bibiliya iravuga ngo yari atwaye ubumwe bw'abana b'Imana, yari atwaye ubumwe bw'abavukana. Arongera kandi Nebukadinezari yinjira mu rusengero atwara igitereko cy'amatabaza. Ijambo ry'Imana ryabamurikiraga ntibongera kuriha agaciro, ntibongera no kubitinya. rikoreshwa mu bundi buryo. Hanyuma abantu barikoresha baricuruza ariko ntibarikoresha nk'iribafasha, kiribubaka, kiribahana, kiribereka inzira nyakuri bagomba kunyuramo. Igitereko cy'amatabaza nacyo kirimuka. Ameza y'imitsima aragenda. Ndiyo murabisoma. Ibyo ni ibintu byinshi yagiye ajyana. Ngo arongera ajyana n'igikarabiro. Abantu baba mu buzima budakaraba, baba mu buzima butezwa. Igikarabiro kuko cyagiye. Yewe nasomye ngo atwara n'indosho. Indosho cyari icyuma gifite amenyo ameze nk'uku kw'ifurusheti.
abatambyi bakozaga mu nyuma kugira ngo bumve kuko inyama zahiye, bakarya inyama zihiye, igipimisho cyo kumva inyama ko zihiye. Ariko Nebukadinezari ntiyatwara inkono iteka inyama, arabareka na za nyama arazireka, bya biryo by'abatambyi atwara indosho, mbese atwara igipimisho cyo kumenya ijambo nyaryo ry'ukuri ripimye ryiza rihiye rishitse rigomba kugaburirwa abantu. Abantu barya inyama zidahiye, barya ibiryo bidahiye byo gupfundikanya. Noneho haza irindi jambo ririmo ubundi buryo, hinjiramwo amagambo aho kwinjiramo ijambo ry'Imana. Abantu bafashwa n'udukuru, bafashwa n'amahanuzi y'ibinyoma, ibyo aba ari byo bibajyamo, kuko icyapimaga ijambo ry'ukuri ry'ubugingo Nebukadinezari yaragitwara. Bibiliya iravuga ngo abantu barwara bwaki kubera ko ibiryo baryaga bizima ntabyo bigihari, ahubwo bahita barwara bwaki. Ndagira ngo mwibuke Dr. Bizimana atwigisha, yatubwiye kugira umwete wo gusoma no kumvira, tugasoma ijambo ry'Imana tukumva icyo meaning yaryo, tukumva icyo rivuga kandi no kuryumvira. Menya ko abantu iby'ijambo ry'Imana wenda mu matorero yacu ngiyemo na hirya no hino ryagiye rigira umwanya muto cyane, ahubwo umwanya uhabwa kubyina no gusirimba no gusimbuka. Noneho Bibiliya iravuga ngo Nebukadinezari igipimisho ariyo ndosho arayitwara, yewe ngatwara n'imbehe. Imbehe abasaza baraha murayizi, yashirwagamo ibiryo byubahitse. N'imbehe nta ijambo ry'Imana ryagombaga guterekwa ibiryo, Nebukadinezari imbehe arayitwara. Nebukadinezari birakomeye ngo aza gutwara n'inkingi ebyiri zabaga mu rusengero, inkingi imwe yitwa Yakini n'iyindi nkingi yitwa Bowazi. Ziriya ni inkingi zabaga mu rusengero igihe cya Salomo. Ziriya nkingi zasobanuraga ukuri gushyigikiye itorero. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo nzaza kugusura vuba, ariko nintinda ngo uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ngo ariyo nkingi y'ukuri irishyigikiye. Amen. Inkingi y'ukuri ishyigikiye itorero ni ijambo ryayo, kandi iyo tuvuga ijambo ni ukuri. Ukuri kuri hagati y'Abisirayeli kurashira gukurwamo. Nebukadinezari araza avanamo ukuri. Abantu babana mu buryarya, babana nta kuri kukibamo. Ibyo ngibyo Nebukadinezari n'ibindi byinshi cyane bigera muri 13 yajyanye. Yewe birikavuga ngo Nebukadinezari araza ajyana n'umukubuzo. Ni igitangaza ngo yinjira mu nzu mu ihema, yinjira mu rusengero atwara umukubuzo. Abantu baravuga bati uwatwaye hari icyo atwaye. Tekereza nawe nk'uwaza mu rugo rwawe ugasanga imikubuza akenshi abantu bashobora no kwiraza hanze, biranashoboka. Noneho agatwara umukubuzo. Waza kubwira abantu muri quartier ukavuga ngo abajura bareba duteye bantwara umukubuzo, wavyihorera. Nebukadinezari yaraje agatwara utuntu tworoheje, atwara umukubuzo. Kandi umukubuzo wakuburaga imyanda. No, icyakuburaga imyanda kiragenda kirashira, imyanda iragenda iratutumba ibanyisha. Ibyo byose kubera ko imyanda yabaye myinshi, ubucafu bwababanye bwinshi, bagenda bacika imbaraga, bacika indege. Nicyo gihe Yeremiya yasenze, Nebukadinezari araza nyuma yabo, aza gutwara Abisirayeli abajyana mu bunyage, bamara imyaka 70 bari iyo ngiyo. Nicyo gihe Yeremiya yasenze aravuga ngo Mana ngo twigarurire Mana, natwe turaba tukugarukiye, tugarura ibihe byacu bya kera. Hari impamvu zatumye tujya mu bunyage, ariko tubabarire ubikureho, wongere kandi utugarurire ibihe byacu bya kera. Amen. Iryo sengesho Yeremiya nicyo gihe yarisenze, byari bitewe n'ibyo Nebukadinezari yatwaye. Noneho ibyo byavuye kuki? Niki cyatumye ibyo byose Nebukadinezari abitwara? Nuko Abakuki arahanuye ku gice cya mbere, aravuga ngo zagutakira ngeze ryari Mana,
kutanyumva ko ngutakira ko nkwereka ibintu birimo bikorwa nkabikwereka kwa runaka na runaka na runaka ririya torero na ririya torero yindi iyi miryango n'iyi yindi ubu bwoko iki gihugu nzagutakira ngeze ryari kutanyumva ibyo nkubwira ndimo ndakwereka gukiranirwa kuri hagati y'ubwoko bwawe kakwereka urugomo rwabayemo kandi urugomo ni rubi cyane ni igihiriri cy'abantu kirimo gikora ibintu bibi kakwereka intonganya zabaye hagati y'ubwoko bwa Isiraheli umuryango wa runaka n'uwa runaka ntukivugana mwa runaka no mwa runaka ntibakivugana habayeho intonganya kwa runaka na runaka yewe n'imiryango n'abavukana nabo ubwabo harimo intonganya kubibona kwa runaka na runaka dore intonganya ziraha dore ntibakiramukanya ntibakirebana ntibakivugana ntibakigendana dore izi ntonganya ko zikwereka zabaye hagati imivurungano yabaye hagati y'ubu bwoko ko mbikwereka ugaceceka amana ireba imivurungano yabaye hagati y'abanyetorero ubwabo reba imivurungano yabaye hagati y'abadiyakoni reba imivurungano yabaye hagati y'abakristo ubwabo reba n'imivurungano yabaye hagati y'abapasitori ubwabo kandi bose bahuje izina ry'ubupasitori ukuri reba mutambyi runaka reba na runaka reba na runaka ko mbikwereka amana ugaceceka ko ngutakira ukicecekera reba amategeko uburyo barimo barenga ku mategeko yawe n'amabwiriza reba imanza uburyo abantu barimo barengana abandi bakarenganya abandi bakabahuguza ibyabo bakabambura ibyabo reba imanza zabaye hagati y'aba bantu reba ubwinshi bwabaye bwinga reba umuntu umujyi arimo atwara uwundi nkareba uwundi muntu arimo atwara amafaranga reba abantu uburyo barimo bamburana reba uburyo abantu barimo bakabana amafaranga bakamburana ibi byose ko mbikwereka hagati y'ubwoko wabikije amasezerano yawe ugaceceka amana reba n'inkozi z'ibibi zibazengurutse ibyo niba utareba ahubwo ntureba n'inkozi z'ibibi zibazengurutse n'ubu bwoko ziri hagati muri bo kandi zibazengurutse Bibiri iravuga ngo Abakuki amaze kwereka Imana ibyo byose Imana iramubwira ngo mpagurukira Abakarudaya Abakarudaya ndabahagurukije n'ubwoko bukomeye kandi bwihutiraho n'ubwoko kandi buteye ubwoba ni abantu bavuduka bagakwira igihugu cyose ku misozi yose kandi barimo barashaka guhindura igihugu kitari icyabo igihugu barabizi ko atari icyabo ariko barimo baragenda bagihindura imisozi batwika amazu n'imihana nabo ubwabo barabizi neza ko atari iwabo ariko barimo baratwika imisozi n'imihana bagasenya bakanyaga barashaka guhindura igihugu kitari icyabo hanyuma amaboko yabo ngo niyo biringira nizo mana zabo ibo biringiye gukomera kwabo biringiye amaboko yabo iyo niyo mana yabo biringiye none se Imana iramubwira ngo ngubu bwoko bw'Abakarudaya ndabwohereje ndabukinguriye bugiye kumira bugiye gukuraho no guhanagura burundu biriya byaha byose bavugaga byabaye mu Bisiraheli Bibiri iravuga ku gice cya mbere ngo Abakuki abibonesha amaso nicyo gihe Nebukadinezari yaje anyaga biriya bintu byose ku ngoma ya Yoyakimu naho Abakuki nawe nicyo gihe yahanuye arabatwara atwara n'umwami Sedekiya ndetse ngamutwara yamutoboye n'amaso Abakuki babone izo ngaruka zirabaye arahindukira atangira gutaka no kurira aravuga ngo uri Imana ireba nduri Imana ireba uru rutare ufite amaso atunganye kandi adakunda kureba ikibi
urabona mana reba kandi byongeye kuba kuri ba bwoko reba kuri za ngaruka kandi mbere kose niwe wagiye werekana ibibazo bikomeye ubwoko bwakoze ariko imana ngo ibakubita inkoni haba kukarongera kandi arataka aza gutaka nk'uko Dawidi yatatse ku 73 Zaburi aravuga ngo intambwe zanjye zari bugufi kunyerera ubwo nabonaga bakiranirwa abantu bakiraniwe bafite amahirwe kuruta abakiranutse kandi nayo nawe yaravuze ngo ni gute ko ngewe numva ko nkwiringiye kandi nkwizeye ibi byago byambaho gute kandi nkwiringiye nkwizeye ngaza gute ibyago bikaza biturutse ku bantu ndusha gukiranuka abakuka arataka cyane arataka aravuga ngo reba uburiganya reba izi ko amaso yawe atunganye kandi izi ko amaso yawe atishimira kureba ibibi izi kuko biriya byose mana udashobora kubyihanganira ni gute wareka bariya abantu bakaza bakica nabi ubwoko bwawe bwasenze muri 50 ni gute wareka biriya bitaramo byabaye ni gute wakwirengagiza n'ibitaramo byabaye ni gute wakwirengagiza n'ubutayu abantu basenze ni gute wakwirengagiza n'imisari yakozwe ikava mu ruhango ikarenga neza iriya mu minembwe ni gute wakwirengagiza n'aya mahuduma yose ukabyirengagiza abakuki arataka cyane ejo bundi narimo mvugana na mushiki wanjye yitwa Julia abo tuvukana bari turi kumwe hano barabizi yari mambwira umunsi umwe yari nahangaha kuturamutsa akazambwira ngo hari umunsi umwe umugore mu minembwe yasenze ngo arasenga aravuga ngo ariko mana ngo wabaye umunyintu ryari ngo ni gute waretse abandi ngo se ni gute wabaye umunyintu ryari wabaye mubembe ryari ni gute waretse ababembe n'abanyintu bakatugira ububasha bingana gutya ukirengagiza ibitaramo iriya misozi ibitaramo byabaye kuri iriya misozi donc abantu bageze ahantu uriya mugore sinamugaya ariko abantu bageze ahantu basenga nk'abakuki kwari ugusenga nk'abakuki abakuki aravuga ngo ni gute wareka abantu bakiranirwa n'abanyabyaha bakagira ububasha ku bakiranutsi koko Bibiliya iravuga ngo Imana iragaruka iramwihorera abakuki ngo ajya ku musozi arategereza aravuga ngo jewe nzahagarara ku munara wanjye haleluya kandi ntegereze ndindire amen haleluya ntegereze ndangaguze hirya no hino ndebe nitegereze hirya no hino ndebe cy'Imana izakora ku cyo namuganiye bavandimwe nubwo nabona bimeze kuriya ariko amaganya yacu yarazamutse yageze mu ijuru amaganya y'abakiranutsi n'abakuki nawe ndashaka kubakomeza muri iki gitondo ko n'amaganya yazamutse y'abakiranutsi yageze mu ijuru haleluya nzahagarara ku munara tegereze ndindire nitegereze ndangaguze hirya no hino ndebe maze numve icyo ambwira kandi ndizera ko azasubiza ku byo namuganiye amen Bibiliya iravuga ngo maze Uwiteka aramusubiza ati andika hari igihe Imana mu by'ukuri izatubwira kandi kongera kwandika n'ubundi dusanzwe dufite inyandiko dusanzwe dufite mu makayi ubuhanuzi butandukanye uko bizagenda ariko Imana irongeye kandi iragarutse muri iki gitondo iravuze ngo ndababwira mwandike izerekanwe bifite igihe kandi ubigaragaze ku mbaho hanyuma ubisome ubyihutira abisome ubisoma byihutire kubitekereza kuko izerekanwe bifite igihe byategekewe
ntibizatinda kuza kandi naho zatinda ntabwo Imana izabeshya. Hallelujah. Hallelujah. Ubitegereze kuza aho bizaza. Naho Nebukadinezari uriye umwihorere, ndabizi neza ko afite umutima utamutunganyemo, kandi Nebukadinezari yishize hejuru cyane, ariko umukiranutsi w'Imana, haleluya, Amen. Amen. azabeshwaho no kwizera. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Amen. Muri iki gitondo numvise nasoreza mbabwira ngo dukomeze twizere kuko umukiranutsi azabaho. Bibiliya iravuga ngo byageze ahantu ngo Nebukadinezari ngo abasha kubarorobesha ururobo, akaza bafata nk'indobani nk'uko umuntu aroba amafi, ngo akabashyira mu nkanka ze. Yari yarafashe ubwoko bwa Isirayeli ngo akabutamira akabushyira mu nkanka, akavuga ngo ninde muntu wamvana aba bantu, ninde wabavana muri iyi nkanka, ndabafite ndabagenza uko nshaka. Ariko nubwo bageze mu nkanka bakagera kure bingana gute, Imana yabakuye ibakurisha amaboko akomeye. Amen. Hallelujah. Kubera bakomeje kwiringira Imana. Amen. Uko bimeze kose dukomeze twizera Imana. Bibiliya yavuze ngo haracyasigaye igihe gito cyane, uzaza we ntazatinda, ariko ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Amen. 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 Hariho imibereho iva mu kwizera, mu bigaragazo kandi bikomeye ufite ku giti cyawe. Komeza wizere, komeza wizere, umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Kandi kwizera ni ukumenya no kuzirikana amasezerano y'Imana. Kwizera ni uguha agaciro ibyo Imana yavuze ku muryango wawe. Mu bikomeye waba ufite ntazi uko bingana, wiringira Imana kandi uyizera uzabaho. Amen. Amen. Bibiliya iravuga ngo igihe kiragera y'imyaka 70, ejo tuzabivuga, hanyuma baza kugaruka kubera ko babeshejweho no kwizera. Nebukadinezari aribagirana, habe n'ubu uwababwira munsi y'ijuru y'amapuissance yose Nebukadinezari Babiloni yararangiye, ariko Isiraheli iracyahari. Imbaraga uko zaba zingana zose z'ikibazo kiri imbere yawe, imbaraga z'umwanzi uko zaba zingana kose, kubera ko badafite kwizera bazarangira. Ariko woweho nubwo itangira ryawe, nubwo ubona uri mu nkanka, ukabona upakiye ahantu udashobora kuyivana, uzabeshwaho no kwizera. Kwizera kuracyahari, n'imbaraga zibeshaho. Bwana sifiwe. Amen. 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 Kwizera ni imbaraga z'Imana zikibeshaho abantu. Imana ibaho umugisha. Ejo tuzakomeza tuvuga ririya sengesho rya Habakuki, turivuga ku gice cya 3. Igice cya mbere kwari ukuganya, igice cya kabiri cyari guhabwa amasezerano, igice cya 3 ni amasengesho arimo ibisubizo. Tuzarebera hamwe ibisubizo Imana yatanze, kandi mbakomeza muri iki gitondo ngo muhumure bene data, ni mukomere uko byaba bimeze kose, ikibazo cyaba ufite uko kingana kose, mwenye haki ataishi kwa imani. Amen. Amen. Mukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Imana iduhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.